Ese wigeze urota wabyaye cyangwa ukabona umwana muto mu nzozi zawe? Izi nzozi abantu benshi bakunda kuzirota, abandi bakazifata nk'izisanzwe, ariko se waba uzi icyo izo nzozi zisobanuye koko? Reka tuguhe ibisobanuro bitangaje kuri izi nzozi. Ibyo tugiye kukubwira bishobora kuguhindurira ubuzima. Nguhaye ikaze. Kurota wabyaye cyangwa se ufite umwana muto mu nzozi ni inzozi zikunda kubamo amagambo y'ibanga, ubutumwa ndetse n'amahirwe mashya. Ibi ni bimwe mu bisobanuro byazo. Ubusobanuro bwa mbere ni iyo urota wabyaye bisobanuye ikintu gishya kigiye kuvuka mu buzima bwawe. Kurota wabyaye bishobora gusobanura ibitekerezo bishya, umushinga cyangwa se n'impano igiye kwigaragaza. Nanone kurota wabyaye rero bisobanura ko umugisha wawe uri mu nzira. Iyo wumva wishimye mu nzozi cyangwa se uri kumwe n'uwo mwana, bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko umugisha wawe uri hafi, kandi Imana ishaka ko witegura kuwakira. Nanone kurota wabyaye ngo bisobanura ko ugiye kugira inshingano nshya cyangwa impinduka zikomeye. Umwana ngo bishobora kuba ko bishobora gusobanura ibintu bizagusaba kwihangana, kurera ndetse no kubaka buhoro buhoro. Ariko se ni gute ushaka kumenya icyo izo nzozi zivuga koko? Icya mbere ugomba gukora, reba uko wari umeze muri izo nzozi. Ese wowe wiyumva gute? Wari wishimye cyangwa se wari ufite ubwoba cyangwa wumva gutunguwe? Ibi bifasha kumenya ko niba izo nzozi zaba zivuga ibyiza cyangwa se impungenge. Nanone reba uwo mwana uko wamurose ameze, ndetse ngo iyo uwo mwana aseka ameze neza cyangwa se uri kumwitaho, ni ikimenyetso cy'ibyiza biri imbere. Ariko iyo arwaye, arira cyangwa se apfuye, bishobora kuvuga ko hari igitekerezo cyangwa se isezerano byaba riri mu bibazo. Nanone ugomba gutekereza, ese ibi bintu urota biva hehe? Iyo uri kurota uri mu rugo rwawe cyangwa se uri mu mwanya w'amahoro, ni ikimenyetso cy'uko ibyo urota bifitanye isano n'ubuzima bwawe bwiza. Icy'ingenzi ni uko nyuma yo kurota inzozi nk'izi ngizi, senga ishima Imana niba wumva ko ari inzozi nziza, kuko bishobora kuba ari inzozi nziza cyangwa se ari umugisha Imana ishaka kukwibutsa ko ugiye kukugezaho, ko Imana igiye kukugezaho. Nanone kandi fata icyemezo ku gitekerezo wari umaze igihe utekereza, cyangwa se ibyo wahoraga wibaza mu mutima wawe. Igihe kirageze ngo ugishyire mu bikorwa. Nanone kandi irinde ikintu Imana yakweretse, kirinde niba hari icyo Imana yakweretse muri izo nzozi. Niba wari ufite impano cyangwa se ufite umushinga, ugomba kuwishurira buri wese, ahubwo ugomba kuwurinda kugeza usohoye. Rero iyo urotse wabyaye cyangwa se ufite umwana mutoya mu nzozi, ntugomba kubifata nk'ibintu bisanzwe. Iyo ni intangiriro nziza y'igihe mu buzima bwawe. Ntucikwe, siga komenti utubwire niba warigeze kurota inzozi nk'izi, uko wazakiriye cyangwa se nicyo zabwiye umutima wawe. Ndakwibutsa kandi subscribe niba utarayikora, kugira ujye unogerwa n'ibiganiro byacu byinshi kandi byiza. Mukomeze mugire ibihe byiza.